Tubahaye ikaze inshuti mukurikira Bwiza TV na Bwiza.com muri benshi aho mudukurikira muri bice bitandukanye. Ibice tuvuga ni ibice byiganjemo abumva ururimi rw'ikinyarwanda, birumvikana ntabwo twarenze ingohe abadukurikira bari mu gace ka Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tubona ko uhereye Bukavu gaca Uvira ugakomeza Minembwe gukomeza aho hose abantu bashaka kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ugiye mu majyaruguru kandi ya Kivu Denis naho bashobora kuba bakoresha ikinyarwanda ku bwinshi, za Rucuru za Masisi aho ngaho niyo wagera bari kare n'ahandi hose ushobora gusanga bakoresha ikinyarwanda, ndetse ubufumbira cyangwa se uburengerazuba bwa Uganda hose bakoresha ikinyarwanda, Burundi bwose. Noneho tukagira n'abari muri diaspora zo muri Mozambique, diaspora zo muri Zambia, ushobora kujya muri Malawi, Afrika y'Epfo, West Africa. Burya nta mujyi wavuga ese Deni buri hari umujyi wajyamo wenda ukaburamo nk'umunyarwanda mu mujyi Afrika. Sinzi ko bishoboka, ntago ndetse no muri Afrika ubanza no muri Aziya utamubura. Nicyo njya nibaza nkavuga ngo hari nk'ahantu numvishe ko ari nko muri za Gazi iyo ngiyo naho bariyo muri wa mugani wajyaga wumva batanga ubuhamya bw'uko ibintu bimeze cyane. So urumva rero haraba bagiye kwiga guhaha muri business mu buryo bwa diplomasi, kuko urumva nk'igihugu cy'u Rwanda gifite amambasade ahantu hatandukanye. Ariko nk'ahangaha impamvu natangira nasuhuza mentioninga n'uduce dutandukanye nka kuriya nabivuze haruguru, no kubwira abantu ngo u Rwanda rimwe na rimwe dukwiye no kurutandukanya n'ikinyarwanda. Ikinyarwanda ni ikindi kintu ni ikindi kintu, kuko nyine urumva ni ururimi rwambuka imipaka ku buryo mu myaka yatambutse ari no bigeze kuvuga ko u Rwanda rushobora kuba ikinyarwanda gishobora kivugwa n'abantu barenze miliyoni 48. Hari mu myaka nk'icumi ishize niba ntibeshye, ubu se bamaze kugera kuri bangahe. Binavuga ko kiri mu ndimi zivugwa n'abantu benshi muri Afrika. Ubwo rero ni abo twasuhuzaga, ariko nabo mu burengerazuba bw'isi nko mu Burayi, Canada, Amerika nabo ntabwo twabibagirwa. Impamvu nanone tuba tumaguruka kugusuzana Denis nuko uramutse ukoze video ukaba wamaze kumenya amakuru ko ntawe uri wiyirebe, ntawe wakora. Bajya bose rero bazireba bubahwe, abakora like mwubahwe, abakora comment ziragenda ziyongera kandi ni byiza. Wa mugabo turi bamwita turi kumwe, turi bamwe umujyi ukunda kuntuka sinzi rwose ko no mugabo turi kumwe amaze kubona izina rye kuri comment mbazi kubwo ari bya bibazo, kandi ni oya muntu bashobora kubanza amaso ku maso gusa nta kibazo, ni uburenganzira bwe. Oya gutukana se bano uburenganzira bwe kugaragaza uko imiterere iteye nabyo nta kiba bitwaye umuntu akakumenya. Nzamushyira rimwe mwihore ntazwe gutukana mu ruhame atabitemewe, ariko nyine urumva abayafashe n'umwanya agakora niyo commentaire, aba yanarebye iyo video akabona nuko nahera tukana. Wa mugana rege ntukira ku munota wa 50 cyangwa wa 40 byumvikana ko abaye munota yose kandi c'est pas mal. Noneho rero ntago tubwirana ngo batukane, ariko uko biri kose tubara kukubwira umuntu ngo iyo tukubwira ngo ukore commentaire nyine urumva nk'amagambo, ijambo subscribe, ijambo like, share and commentaire ni amagambo aba YouTubers n'abandi bose bakora itangazamakuru binyuze kuri YouTube badashobora kurangiza ikiganiro cyose atavuze ibyo ngibyo. So rero ndavuga ngo mwese mwubahwe, buri mwese mu ruhande arimo, kandi bamenye yuko tubazirikana, bamenye ko bidushimisha, bidufasha, bikatwongeramo imbaraga, bitewe nuko ibyo twavugaga mu kanya, ubaye nk'umuntu wenga akayama, urumva akayama harya nagake akayama nyine uruyama niba mbyibuka neza, kugira ngo wenda ababindusha bazankosore ari bitari ngiye kuvuga. Urubuka mu cyaro ahantu haga ikigage, noneho habaye nk'imihango yo guhingisha, byo guhingisha urabizi, umuganda. Donc umuntu akakenga inzoga agatumira inshuti n'abavandimwe bakamufasha guhinga, hanyuma bakajya kwiyakira. Ariko habaga abantu bitaga abavumbi batabaga bahinze. Urumva hamwe nyine umuntu yavuga ati ni kumwe abavumbi mwicare higiriya, ntihagira ikiboneka turaza kubarebera. Abandi bajya babura. Sasa rero akayama ni nk'ibyo byose, kuba wakwenga akayama ukabura abahinzi, ukabura n'abavumbi, ukabura n'ikindi byose ari ikibazo. Gusa ikindi umuntu yanakwishimira kuri social media Denis nuko social media bavuga ko ari ikintu gifite icyo bita administration virtuelle. Donc ni ikintu nk'ubu turimo gutegura ibi, ariko nyine ntubuze umuntu wabirebye, ntubuze uzabireba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe niyo uvuga ukore commentaire, like n'iki byose, at least ushobora kubishakira mu buryo buri numerique, ukavuga uti ntacyo nibura abantu 1000 bandebye, abantu 100 bandebye, abantu 1500 wenda bakoze commentaire, ariko ntawo buze undi, ni virtualité aho ngaho, biri mu muyaga hejuru, mu muyaga aho ngaho. Ndetse iyi si wenda iyi virtuelle isi yubakiye ku ikoranabuhanga rigezweho,
abantu bo mu isi n'abantu bazabiganiraho mu gihe kizaza. Ni ikindi kintu ubona ko ni generation igoye cyane kuko ntubuze uwo muganira ibyo nakubwiraga. Ubu ushobora kugirana friendship n'umuntu utamuzi, ariko hajya habamo na zasaga, ntabwo ari byo twapanze kuvugaho, zuko ushobora kuvuga ngo wenda umuntu muganira, kuko twebwe urabona bigaragaza n'amashusho, ugasanga ni nk'uw'inyamirambo ntajya bikubwira, nka turi kumwe buriya wasanga tuziranye cyane. Akavuga ati reka njye mutesha umutwe David Marshal. Denis rero twasuhuzaga nyine inshuti zacu, kandi tujya twanga ibiganiro byacu nta ntambara birimo ntaki, kandi ngo nta gisanga nk'amagambo byumvikane neza yuko udafashe umwanya nk'uyu nguyu sometimes nguvuga uti buryo ntabwo ari ntabwo ari routine zisanzwe. Umuntu avuga ngo subscribe, like, share, comment, no, ntabwo ari subscribe. Nuko iyo uduhaye subscribe twebwe tubona turimo kugrowing up, turimo gukura nka Bwiza TV na company muri rusange. Iyo ukoze like turavuga tuti okay, dushobora kubona no ibyo twakoze bimeze gutya, cyangwa se twifuza ku improving ibingibi. Na dislike irahari, kakano gacurame kameze gutya, nabwo kavuga uti umunsi n'iki byatujabutsa, reka turebe twisubireho gutya. N'abarimu bacu n'abakiriya bacu, Denis rero tubishe tubahishiye muri iki gitondo tubabwira ku ngingo zitandukanye, cyane cyane ku kiganiro hirya no hino kandi kibanda kuri trends cyangwa se amakuru agezweho mu karere no mwisi muri rusange. Ndumva mfite icyizere cyuko mu guteguriza inkuru zacu ibyo tugiye gukoraho kuvugaho natwe hataburamo izina Emmanuel Macron cyangwa se perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kubera iki rero Denis? David ntago ubeshye rwose. Ejo ku itariki ya 27 Gicurasi mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa handitswe andi mateka, ngo handitswe indi page nshya, niko ngo c'est une nouvelle page, niko Abafaransa mu mvugo zabo za diplomasi bakunze kubigaragaza. Bose rero ikintu umuntu anabona ko gishimishije cyane. Gusa uru rugendo turwanze kiriya ikiganiro cyacu ni urugendo jyewe nakoze observation zitandukanye uko nagiye mbibona n'iki byose. Ni urugendo umuntu yashyira mu ijambo rimwe. Ni urugendo ruri smart cyane, ngira ngo wenda ntabwo tubishoje. Rwishimiwe n'abantu batari bake, haba abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda, ndetse n'Abafaransa n'Abanyafurika. Nakunze kubona ku mbuga nkoranyambaga nka za Facebook n'ahandi, abantu bo muri West Africa bakunze kurugarukaho cyane, kubera ko urazi France ni super puissance yagize imbaraga mu gukoloniza, mbaye ariko mbivuga bira bihugu byo muri West Africa. Bashyizemo abantu b'i Dakar, ugashyira abantu ba Abidjan muri Cote d'Ivoire, Niger, Niamey n'ahandi hatandukanye nka za N'Djamena, Chad, Mali n'ahandi. Ubona ko uru rugendo barukurikirana hafi, ndetse kurusha wenda abandi bantu batandukanye bo muri Afrika wenda itavuga igifaransa. Gusa bimwe mu bintu byakunze kugarukwaho umuntu atabura kuvuga tugiye muri systeme protocolaire ya protocole y'u Rwanda, nuko hari abantu twarimo tuganira nyine, urabizi abantu bagira gutya bakaganira bakanavuga ku ngendo nk'izi abakuru b'ibihugu bakora, bishimiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi igikorwa cy'uko urabona ukuntu Emmanuel Macron yakiriwe kuri aeroport. Ukabona ko yakiriwe n'abaminisitiri, ndumva harimo na Minisitiri Biruta, niba urankosora niba atari byo, ariko ndumva ari byo. Kiriya kintu cyo kuba umukuru w'igihugu ataragiye kuri aeroport we nyirizina kwakira Macron, abantu bamwe hari abagifataga bavuga bati se ni kubera iki, abandi bati gutya na gutya, ariko abahanga b'abasesenguzi bakavuga bati biriya no kugaragaza igihagararo cy'igihugu cyuko urabona, bakavuga bati none se perezida w'u Rwanda wenda yagiye Paris, Macron abakora ari kuri aeroport n'iki byose ibintu ngibyo. Ariko icyo bavugaga bashaka kubihuza bamwe ni ukuvuga ngo babihuzaga na ya mentality ikunze kugaragara rimwe na rimwe tukerekeza ibiganza byacu muri West Africa, ntabwo tubaterera agapira, ikunze kugaragaza ikintu okay akayishara ntabwo kwakira umuntu mu buryo ubu n'ubu bunarimo nicyo nakwita ibikabyo byinshi, ntacyo numva by'ababimbwiye cyangwa nabikubwiye cyangwa bibwiye n'abakurikiye Bwiza TV. Ariko nanone mu minsi ishize hakunze kunegurwa nk'ikintu cyo kuvuga ngo muri France Charlie Hebdo iratewe, ariko kandi muri Garissa University muri Kenya nayo iratewe na Al-Shabaab, hapfuye n'abantu benshi. Ariko mu gihe ubona ko izo bintu bibaye nk'ubu byegeranye, abaperezida 70 bose bagiye Paris guha Paul Ubufaransa, ariko habuze na babiri bajya muri Kenya. Donc ikintu kimeze nko gupfukama cyane, upfukamiye byitwa ngo bifite imbaraga. Okay, nubwo wabyita protocole akeye cyangwa se kwakira abantu, ariko kuba
the way ushobora gushyiramo ibintu nakwita abadukurikira banyumve neza nk'ibikabyo kubidramatiza ni ibintu bisa nkaho bigaragaza ku bihugu bimwe na bimwe bya Afurika cya kintu kimeze nko gupfukama cyane no gukabya kandi hagomba kuba respect mutuel ariho diplomasi yagombye kubakirwa icyo cyo kubahana hanazamo ya component yo kuvuga ngo wa mugani perezida wa Afurika ujya mu Bufaransa agasanga mu perezida w'u Bufaransa yamutegereje kuri Charles de Gaulle International Airport ni bangahe kubera iki se naho mu Rwanda ho cyangwa muri Afurika we mu perezida yaza ukabona nanone byacitse urumva rero hari ikintu kimeze nka debate hagati y'abantu twarimo tuganira ariko at the end of the day ikintu cyaje kurangira nuko abashoje iyo debate basa nkaho batsinze nubwo nta bataburanaga nabavuze bati okay naze nyine mu cyubahiro agombwa iyo tapiruje n'iki ministre natwe mwakire urumva asanga umukuru w'igihugu agomba kumusanga n'ibindi bikurikiraho muri programu zitandukanye baba bateguye rero nta ni ikintu abantu bishimiye n'izo mbuga nkoranyambaga barimo bavuga ngo mwabonye perezida mwabonye mu Rwanda yego kuri airport yawe yakiriwe buriya ni ubutumwa ariko no ku bandi bakuru b'ibihugu bo muri Afurika en fait ntabwo tuvuze ko ibi cyangwa biriya hari icyo byaba bitwaye no kumwakira ntacyo byaba bitwaye byanabaho ariko ntabwo bivuze ko byamuhangayikisha ngo bibe byamubuza akazi yari arimo ngo wenda ngo yirukanke ngo perezida w'Ubufaransa yaje imihanda ifungwe ibintu bigize gute uko yajya kumwakira ni nkuko yajya kwakira n'undi mu president uko yajya kwakira Ramaphosa niko yajya kwakira ndayishimiye donc urumva ko nubwo tutajya muri protocole ya presidence ngo tuyinjemo tuyivangemo turavuga ama perception ibyo abantu baba bashoboye gukoraho commentaire no kureba n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse ndibira ko no ku Gisozi yagiyeyo wenyine yaherekejwe na Businge Minisitiri w'Ubutabera ndetse no gwagira Rurindo muri IPRC Rurindo hariya muri Gakenke muri Rose nibuka neza hamwe muri aho ngaho itumba ibyo byose sinzi urabona wenda dushobora kubivuga rimwe na rimwe bakavuga ati Bwiza TV urabona mugira amarangamutima mugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ariko reka nkoreshe ijambo wenda ririmo humbleness ndagerageza nawe uragerageza kumfasha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame abaye nk'igitabo ubona kuntu abanditsi twebwe tunaka turabanditsi turabizi bavuga yuko ushobora kwandika inkuru abantu bakavuga ati ariko se ino nkuru irangira imeze gute wagera aho igitabo gisa nkaho gisoreje ugasagara wifuza indi chapitre indi episode y'igitabo uvuga uti ntabwo inkuru irangije neza mwari kwirangiza gutya rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu byubahiro agomba tumugomba abaye nk'igitabo abantu bashobora gusoma twese tukarambura tugasoma wajya urangiza page ya nyuma ushaka kubona n'indi indi page indi episode ushaka kubona n'indi ntushobora namba kuba wenda wavuga uti maze igihe kirekire nkurikirana imikorere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wenda se amadisikuru n'imbwirwaruhame ibintu bya protocole ko yakira abantu ngo wavuga uti noneho ndasa nk'ugeze ahantu mbona ko ibi ni bishoboka Perezida Kagame mu kuntu ubona akunze mu buryo diplomasi cyangwa y'u Rwanda muri rusange kumva tuba twazanye mu Rwanda ubona kugira ngo nk'ubu wakora pronostic uvuga uti makoro bizagenda ejo kuko uramubona ukajya kubona twaye nk'uriya mwami wa Maroc mu modokari ya foto igahitinga tukabivugaho tukagira gute tuti noneho perezida umwami yaje mu Rwanda yanamutwaye uri kubona undi akaza ukabona bigenze gute ariko impamvu tugarutse kuri makoro by'umwihariko ni icyo kintu twavugaga ntitunagitindeho cyo kuvuga ngo kuki ibihugu bya Afurika bibona umuperezida ubunyezuba bigasa n'ibimeza amababa ariko wenda no hagati yabyo nk'abavandimwe mugabana ya mababa ntabwo ameze ariko tukavuga ngo ari nk'igitabo usoma abandi tutashaka gutunga agatoki mu byo bari ya perezida abandi bindi bihugu n'imico yabo tutari bwinjiremo bo bababyigiraho iki tuba tugomba kwigira ku kintu nk'icyo ngicyo cyo kutababayika ubone ngo umuntu yamanutse niki abantu ngo ntibakore ntibacuruze ntibagire gute ibintu nk'ibyo ngibyo n'umuntu kandi ni perezida nk'uko natwe dufite perezida bari ku rwego rumwe ni n'igihugu n'abaperezida bose n'igihugu kandi kuba Ubufaransa ari igihugu cy'igihangange n'u Rwanda ni igihangange rega ntabwo ni igihangange ku giti cyacyo none se kuko nka Macron ejo hari abanyamakuru bamubaje ati se buriya gusaba imbabazi nk'igihugu cy'Ubufaransa cy'igihangange kinini ngo la France est fort yarababwiye ati kuba igihugu cy'Ubufaransa ari igihangange ntago gusaba imbabazi byakigira igihugu
mbese giciriritse ngo kuko cyasabye imbabazi, ahubwo birushaho kugiha imbaraga kwerekana ko ari igihugu kiri responsable gishobora kwishingira kwisimamira ibikorwa byacu. Ndetse reka tunagaruke kuri iyo mbwirwaruhame ya Macron muri ziriya disikuru abakuru b'ibihugu bavuze zabanzirizaga conference de presse. Ngira ngo buriya niba ntabwo narebye kuri oreri uyu munsi ubona bari gukora indi soza ibintu bikunze kugenda conference de presse isoza urugendo ntawamenya tuza kubireba, ariko Emmanuel Macron yakunze kugaruka ku ijambo byanshimishije byo kugaragaza ko ngo ibikorwa n'Ubufaransa ubu ngubu n'u Rwanda ntawe bigamije gushimisha, donc gusa nkaho kugira ngo bimukirigita seke ko biri muri conscience y'ibihugu byombi mu nzira buri wese yemera irimo kandi ya respect mutuel y'ubwubahane, ku buryo nkeka yuko cyangwa se nemeza yuko kiriya kintu Emmanuel Macron yakoze na system Macron arimo gukoresha impamvu itanga icyizere mu buryo optimistic nuko ari inzira irimo guharurwa umwe wese yagendamo. No kuvuga ngo Denis ushobora nko gukoresha ikibuga cy'indege ya jet privé yawe waguze, ariko ugasanga ntabwo wazirikanye ko na Boeing zazagusura cyangwa se zagira gute. Bivuze ngo impamvu ntanze urwo rugero n'uruhe ibintu Macron arimo gukora, ndetse yanagaragaje yuko ibiri muri izi raporo zisa nk'izazanye akoyo ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa bidahagije, kuko rero yasabye aho zaba perezida n'abategetsi muri generation zatambutse kwemera bakarekura amarchive banze kurekura. Urumva donc ni nko kuvuga ngo inzira arimo guharura rero itanga icyizere cy'uko n'umuperezida uzamusimbura ashobora kuyigendamo kuko iharuye neza. Ni inzira ngari, ni inzira iteguye neza, inyuze mu mateka n'amategeko, buri wese yagendamo ntacyo yishisha ntacyo yikanga, aho kugira ngo aze avuga ibintu adondobekanye ibintu by'imbabazi n'iki byose asa n'uwamaze gusoma icyifuzwa na benshi bizaremerere undi uzamukurikira. Cyangwa se urakubona nkuko wabibwiraga ejo tukora ikiganiro igihe ushobora gukora n'ibintu undi muntu akaza akabikuraho kuko procedure wabikozemo buri wese iramuhanda, sibyo? Ariko baragiye mu mategeko bajya mu mateka n'iki byose ku buryo arimo gutanga inzira. Ni nko kwakubanza inzu y'amataje 10 ukageza ku etaje ya 7 ugacika imbaraga undi akazabona hahera zara kuri za fondation juste yanzu nkuko yateguye nawe yapro. So bivuze ngo rero iyi nzira u Rwanda rwahisemo n'Ubufaransa ni nziza. Hari n'abagiye bagaruka kuri zirambabazi buri buryo cyasabye imbabazi bavuga bati director yakaravuga ati yarakwiye kuvuga ati mu izina ry'Ubufaransa n'Abafaransa byanjye n'Abafaransa dusabye imbabazi, bakavuga bati hoya yarakwiye kuvuga ati kuba mbese yavuze ati abacitse ku icumu cyangwa se abahohotewe nibo bashobora kutubabarira, bamwe hari abumvise mbese bituzuye, ariko umukuru w'igihugu yabivuze aravuga ati biriya very honest kurusha kugenda ukavuga ati nsabye imbabazi ariko bitakuvuye ku mutima, ukagenda ukavuga nsabye imbabazi dore amadolari hari Ubufaransa n'ibyo gihanganye gifite n'amafaranga menshi. Buriya iyo ujya kureba n'ibitwita za FMI Fonds Monetaire International bavuga ko isa nkaho bishinze imizi mu buryo ku Bufaransa buriya bitewe nuko isi yubatse nyine urabizi nawe, kuko ukajya kureba iyi miryango mpuzamahanga y'ubucuruzi Ubufaransa bugiramo imbaraga nyinshi, ukajya kureba muri EU naho ifitemo imbaraga nyinshi cyane ugiye no kureba ubundi bavuga ko Ubudage n'Ubufaransa ibyo bihugu umwe mu bw'uburayi bushinzeho inkingi nyuma y'uko Ubwongereza bugiye ugashyira muri nk'Ubuholandi n'ibindi bifite amafaranga n'Abataliyani. So ukavuga uti rero nibyo twavugaga mu kanya ibyo Emmanuel Macron yakoze. Erega Denis reka wenda duse nk'aba sometimes ntubabizi muri media abantu badusaba kubalansinga ibintu kandi ni nabyo dusabwa, ni nabyo biba bikwiye gukorera equilibre mu makuru tuba dutangaza n'amakomantere nk'anga dukora. Agaho kari kundi karahandurika. Dufate nk'urugero nk'ubu mu bintu abantu wenda babinubira dukunze no kuvuga mu miganiro tuvuga ibintu by'Ubufaransa, hari igihe umuntu uzakubwira ati abo Bafaransa ibyo bigira n'iki byose twe twabonye amajipe yabo, twe twabonyaga bajya ku rugamba, twabonye bagira bate, ariko hari umuntu wagusubiza dusubiye mu nyandiko n'iki byose akavuga ati on ne sait jamais bari bafite une coopération militaire n'ubutegetsi bwari buriho. Balance nshaka gukora ni ntabwo ushaka kubisanisha abantu banyumve neza, ariko nanone iyo dutanga ingero ushaka gutanga ingero ziri typique umuntu ashaka kwiyumvamo no kubona zifatika. Ariko none se u Rwanda rwo nta coopération militaire rufitanye n'amahanga ubu tuvugana. N'urugero tuzi se twebwe peut-être nubwo wenda mu bindi bihugu hatabaye jenoside ikorerwa abaturage baho, tuba tunavuga kuri jenoside byumvikane ko iyo hajemo jenoside bisaba n'ikintu kimeze nko kwigengesera no gusobanura ibintu ko biri neza no kugerageza kubica akarongo mu buryo cyangwa ubundi. Ariko tubaye nk'abafata faso muri general context icyo bita military cooperation between ibihugu iki cyangwa kiriya,
no kuba igihugu cyangwa kiriya nanone gishobora kuparticipa mu gufasha ikindi urumva gukemura ikibazo mu buryo bwa gisirikare kuko nyine iyo coopération militaire irahari uraza nyine usanga wenda ushobora gusanga ingabo z'u Rwanda muri Central Afrique n'ahandi hatandukanye wazazisanga ntago tugiye mu byaroni turavuga zimwe zavuzwe ko zigiye mu buryo bwa coopération militaire entre Central Afrique n'u Rwanda hari n'abandi bagiye mu bufatanye hagati y'ibihugu byonyine gusa uko ari justement nyine nawe tushaka kuvuga ibyaroni byo tubireke kuko no mu Rwanda tuvuga ingabo z'Ubufaransa ariko na Loni yari ihari urumva ntabwo ari tuba turimo kuvuga aka kanya ndetse no mu Faransa ariko bafite na contingent ishobora kuba iri muri Loni ntayo twavugaho ngo iyo iza kuhaba tukaba tuvuga kuri ziriya operasiyo zawo yaba maririsi yaba n'iki ibintu Norwa zageze zibera mu Rwanda bivuze ngo rero mu marangamutima adasesenguye adacukumbuye atari mukuri ibyo wabigira saga ariko bakakubwira ko niko coopération militaire yari imeze icyo gihe bagombaga kuba nyine bahamagawe kuko bitabajwe na leta yari icyo gihe nkuko natwe dushobora kujya mu bindi bihugu nk'icyo ngicyo ugahita ukivivira ukavuga uti intureka zaturuka aho ngaho nubwo zitabuza kureba ngo iyo misiyo yakozwe gute nubwo zitabuza kureba ngo yakorwaga gute byagendaga gute ibintu nk'ibyo ngibyo nubwo bitabuza kuvuga ngo nubwo twababonye baza muri iyo coopération ariko twanabonye bari ku misururu y'abantu bameze nk'interahamwe bagenda babatoza bagira bati ibintu nk'ibyo ngibyo donc nubwo bitabuza ibyo byose ariko icyo ngicyo umuntu yakiguhondesha mu buryo bwa diplomasi kikagutsinda cyane so tutahatinze rero twavuga ngo arigo wenda umuntu ashobora kuvuga ati la France today ntabwo yakoze iki ngiki ariko kariya gahwa kari kuwundi gahandurika nawe kakugiyeho wahita wumva amakuru icyo abakorera biriya bintu bya indirection mu gusaba cyangwa se mu kuvuga ibintu by'imbabazi kuko afite abafaransa inyuma miliyoni 40 barimo kumureba ndetse ibyo navuze ejo mu kiganiro twakoze afite no kurengera mu buryo cyangwa ubundi bari abantu bo muri diplomasi na politique ya kera simvuze ngo abubarareho ariko baba bifite mu nshingano kuko ibyo twavuze ngo perezida yamaze gutorwa muri speech bakuze gutanga bavuga ngo maze rero murabona ngo ni perezida w'abantoye ngo intsinzi nini bantoye n'abatantoye sibyo diplomasi rero ya Macron ni diplomasi ya generation za none uyu munsi ariko zitirengeje na generation zatambutse ndabeshya se niko bimeze ndere ibyo rero ndavuga ngo tubigendanemo gutyo kandi nibyo twavugaga mu kanya katambutse inzira Ubufaransa n'u Rwanda barimo guharura nabandi bazayigendemo nagana Macron yabaye nkubigarukaho yavuze ati twe turi gutegurira urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'urw'Ubufaransa ruzasaba nizo mbabazi zeruye kugira ngo ubutaha mu minsi iri imbere ruzarusheho kubana neza nta kwishishanya mbese we yashatse kwerekana ko ibyo abakuze bakoze urubyiruko rwabo rw'u Rwanda rw'Ubufaransa rukwiye kubyirengagiza ahubwo rukareba ejo hazaza ariko runazirikana ibyabaye erega na Macron muri 94 ufashe imyaka afite nawe yari urubyiruko ese kuki abantu bataba optimistic ngo bavuge bati nkuko nawe yari urubyiruko n'abandi bari urubyiruko no mu Rwanda twari urubyiruko bamwe yari urubyiruko kuko yari mu myaka 10 rero n'abari muri 10 uyu munsi tweye kuba abantu bari pessimistic ngo tuvuge ngo bizazamba bizagira gute reka dutange igihe it's a matter of time wenda mu myaka 10-15 iri imbere izo mbabazi abantu bavuga ntago imbabazi zivaho urumva zizasabwa zeruye niba ngombwa abantu barokore basenga bajye no kukarago cyane Macron ati rwose nciye bugufi kandi nubashye ayo mateka n'abayazize nazanywe no kwemera uruhare rwacu ibyo yarabivuze akomeza agira ati abaciye gusa muri iryo joro ry'icuraburindi nibo ahari bashobora kubabarira kuduha impano yo kutubabarira akavuga ati ndibuka yabivuze inshuro 3 ariko yavuga ngo ni dibuka ni ndibuka ariko ntabwo ari dibuka ntabwo wajya kuko si umunyarwanda nagize ngo byaramusa message nawe warayumvise nagira ngo byaramujabutse nese uko koko gusaba imbabazi birenza wavuga ko ari ukuri nyine urumva umutima ubabaye nyine ntureka no kugira nayo maganya ariko kandi ntekereza ko no muri politike y'u Rwanda n'ibintu bijyanye no reconciliation n'ubumwe nta hantu twigeze tubona nyine n'ubundi abantu bategekwaga gusaba imbabazi haba no mu nkiko gacaca no mu nzira uziko zaciraga urubanza umuntu wihanye agasaba n'imbabazi agatanga n'amateka n'ubuhamya n'iki byose hakanaribwa n'uburyohereje ubucamanza akaba yanakatirwa ibihano bakanamugabanyiriza bakamushyira muri tije ibintu nk'ibyo byose sasa rero no kuvuga ngo n'ubundi imbabazi ntabwo ziba ziri obligatoire imbabazi ubwazo ziba ari ngombwa ku muntu ufite umutima wa kimuntu ni byiza kuzisaba n'iki byose ariko ntabwo twaha umurongo Ubufaransa bw'ukuntu buzasaba imbabazi no kuzabigenza n'iki kugira ngo nka formule mathématique ngo tuvuge ngo umuntu araza akavuga
mbega akaza yaza agasaba imbabazi gusa dusabye imbabazi tukuru ntagira amakomantere se ntagira n'iki n'amafaranga bashobora kuyatanga bafite amafaranga byakugeza kuki azi gusabye atazitari ku mutima ntacyo byari eregane nibi yavugaga byakugeza kuki ubundi wamugani no ko yazisaba nawe utaritegura neza kuzitanga ibaza zisabye ko ntituzitanga nicyo kibari ikibazo bivuze ngo hagomba kubanza abahinzi barabizi dusuje abantu bose bakuru umugabo w'ubuhinzi aho baherereye mu byaro bashaka kubakurikira Bwiza TV na Bwiza.com kuri telefone ya smartphone yawe urimo wenda wuhira nk'inyanya urimo wuhira nk'imbuto abantu bazakiriye n'ahandi nkaho ngaho uri kurikiye ibiganiro tubagezaho rero abahinzi n'abantu bakuru umugabo nk'ungo wubaho icyo bivugiye ni kintu cyo kuvuga ngo ntabwo wajya guhinga ahantu hari umushike ngo uhite ufata imbuto zawe uzihinge mu mushike habanza kurima hakabanza gusanza gutunganya aho hantu hose uzaba imbuto urumva ugategura ibyo kuzihinga nibyo twavugaga none turimo kugarukaho reka tuvuge ngo wenda par exemple nka abafaransa communauté y'abafaransa bamwe namwe turabaza ariko ba Patrick de Saint-Exupéry bari tujya tubona baburanira abanyarwanda muri buryo bwo kuburanira abantu bafite ibibazo ya miryango ya Sylvie n'ibindi ngibyo abantu barahinze biguje no ku ruhande rw'u Rwanda kandi barahinga baragira gute baratabira ariko igihe turimo wenda n'igihe cyo gusanza reka dutegereze abazatera imbuto icyo kintu abantu bita imbabazi mu Bufaransa kuko Macron ntabwo ari A and Z ku Bufaransa hari abandi ba president bazaza hari abandi bantu bo muri société civile nabo bazahaguruka babonye aho kunyura ubu ngubu urumva ni byinshi cyane reka dutegereze tuvuge ngo ibyo Macron yakoze kuko muze kubivuga mu kanya ibirenze biriya nanjye ntabyo nzi ikindi kintu yijeje yavuze ko inzira y'ubutabera igomba gukomeza gukurikizwa mbese umuntu wese ukekwaho kugira uruhare muri jenoside ku buryo atazabasha gucika akazi k'abacamanza hari akavidewo nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga ngo ukuntu Agatha Kanziga ngo yabaye yumvisha aya magambo yerekana umuntu ushiduka gutya yikanze icyo ngicyo tukabura kukigarukaho tuvuga ngo uruzinduko rw'umukuru w'igihugu Denis ntabwo rwigiyana rwose ntabwo bibaho buriya rimwe na rimwe tubona ama press release duhabwa tukabona press conference nka kuriya tuba twazikurikiye ariko tujye twemeranya ntabwo uruzinduko rwa Emmanuel Macron mu buryo bumwe cyangwa ubundi bujya behind the scene urumva rwubakiye ku byo tubona muri press release na press conference no ku matwita haba harimo amabanga akomeye ntabwo umukuru w'igihugu w'u Rwanda yagipari cyangwa iparinga z'i Kigali ku bintu navuga ngo bikubiye mu ngingo n'imirongo paragraphe zigeze ku 10 cyangwa 5 discours gutya na gutya z'iminota ekada bano bantu bafite ibintu baganira mu buryo bwihishe sibyo wavuga ngo rero ngo abantu baradagadwa bo muri France n'uburayi muri rusange naho France basa kugeza akaboko hari nabo ngo batangiye gukita France bajya mu bindi bazagenda ntabwo uruzinduko nkuru rwakwijyana urumva ntabwo imbaraga nk'izi none se bagira ngo niba abafaransa tuvuga ngo tuvugisha kuri Denis iyo tuvuze France baravuga ati ni gushyira imbaraga ku rurimi rw'igifaransa n'umuco w'abafaransa ndetse biranagaragara ko Macron muri gahunda zamuzanye no gutahira yanzu y'umuco ya francophonie yanavuze ko ahubwo Ubufaransa buteganya kongera ibikorwa byabo by'ishoramari mu Rwanda cyane cyane bizibanda ku buzima miliyoni agera muri za 500 y'amayero buteganya gushora kuva muri uyu mwaka kugeza muri 2023 nta nubwo ari kera ubundi yari amafaranga urumva n'amafaranga menshi cyane kandi mu gihe gitoya umuntu atabura no kwishimira ariko icyo nashakaga kukubwira nuko ushobora kuvuga uti turebwe turabona intérêt z'Ubufaransa ku Rwanda ariko se none dusesengura intérêt z'Ubufaransa se intérêt z'u Rwanda ku Bufaransa zo nizi okay tuvuge ngo n'abanyarwanda bashobora gushora imari mu Bufaransa that's okay ntago bibujije Rwanda yakugira gute indi mishinga migari dufite ndetse unse ko anakomoza kuri Central Africa ahantu ashaka kwimikoranire n'ubundi ikagenda neza ibyo nabyo bigarutse avuga ko no Mozambique ibyo byose ari ibintu Ubufaransa buteganya kuzafatanyamo n'u Rwanda birashoboka kuko urumva no ya president wa Mozambique aheruka ino ntawamenya ushobora gusanga nka kariya gace karimo umutekano muke ka Cabo Delgado muri Mozambique wenda eventually ukazabona hasabwe nk'inkunga y'igihugu cy'u Rwanda mu bufatanye bwo kugarura umutekano kuko umutekano mu Rwanda usanga wabaye produit ni branding ushobora no kugira gute kubyaza umusaruro mu buryo cyangwa ubundi reka bivuge gutyo ntacyo bitwaye kubivuga gutyo rero n'ubundi hari n'abantu mu gihe cyatambutse bavugaga batese buriya ko Central Africa France ifite ingabo muri Central Africa zikorana gute neza u Rwanda zigira gute ibintu nk'ibyo igihe abantu bataricana gute ngo baganire nk'ibihugu nabwo icyo kibazo kiba gihari koko ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo guhera uyu munsi kugira gute ushobora kubona ijipe y'umusirikare w'u Rwanda iciyeho muri banki iri muri patro kuko n'abaperezida babahuye bagahana chance kuko n'abakuru bicaranye abasirikare se ibyo twavuga ngo biri inyuma y'izi ngendo rero haba harimo n'amakuru guhana amakuru y'ubutasi amakuru y'ubutasi yinjiramo n'iby'ubutabera
hari n'abandi bantu u Rwanda basanga rutari runazi ko ari muri France bishe bihinduye amenyo bagize gute bihinda ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ya makuru bw'abagiye guhuzwa bisobanuye ngo none u Rwanda rwo rufite intérêt ku cyo rushaka ku Bufaransa as well as icyo kintu kijyanye n'ubutabera nkuru y'Ubufaransa ndova twatambuka tujya no kuzinda ariko Perezida Macron aracyari mu ruzinduko mu Rwanda ejo aho twabonye yagiye muri IPRC Tumba yego ni mugoroba none ari kumwe n'umukuru w'igihugu mu mukino wahuje Patriote n'ikipe yo muri Mozambique ariko Patriote ngo yanatsinze nibyo yatsinze ariko hamana kuko yarushije amanota 2 gusa abiri hagati ya 74 na 73 niba ntibeshye cyane byari bikomeye cyane byari bikaze wabonaga gusa ari umukino mwiza ubereye ijisho kandi je nahise nanatekereza burya ariko kuno ziranzo zubakwa izi nyubako zikomeye ariko kazajya ubona akamaro kazo gahoro shaburi ese buri amakoro twari kuzamwakira muri Petit Stade ko nyine ako kazo ari ahantu yari yicaye rwose ndizera ko yumvaga ari comfortable nawe wari kuri standard zo bizibyo basize iwabo kabisa biriya bintu nabyo wavuga uti ni diplomasi cyane bari diplomasi sha uzi kugenda ukicara mu nzu nk'iri ashobora kuvuga ati mujyana muri Afrika habe ibintu bimeze gutya cyane urumva uvuze ijambo ryiza utubera amakoro bari kumujyana muri cyangwa hano kuri Rafiki ntago biba byoroshye nawe yahajya si gitangaza ariko icyo umuntu yavuga cyo nuko nyine biriya bikorwa remezo igihugu cyenda gikora nubundi gutungana byo kubashyitsi nk'abangaba badusura uzi ko Diamond ngo ageze hariya akagera muri Tanzania akabwira ati Baba Magufuli ati rwose uzatubabarire rwose ntuzave ku butegetsi uzatwubakiye Dar es Salaam Arena nawe yarayisabye yarayisabye rwose ati ibintu mbonye i Kigali ntago bisanzwe nacyo byose ni diplomasi biriya Denis smartness y'igihugu isuku ibintu bijyanye n'uburyo abanyarwanda ubona batuje ariko nano tunasoza kuri inkuru no kuba ubona nk'umuperezida w'igihugu cy'igihanganye nka kuri bari mu mujyi ukabona activite zakomeje nko zari zisanzwe nabyo bishatse gutanga ubundi butumwa byo twavuga dutangira yuko igihugu kiba gifite umutekano apana kuvuga ngo igihugu gikura ko perezida yaje igihugu gikaza ingamba z'umutekano ko perezida yaje birumvikana ntibyanabura ibyo byo nabyo ku buryo cyangwa ubundi ariko wenda ngo bona abantu bajagaraye bagize gute ibintu nk'iteko twambuteye twagiye tuho bitewe na ko nyine abakuru b'igihugu bavuga hariya batambuka n'ibisanzwe usibye n'umukuru na Macron n'umukuru w'igihugu n'umugore wese ajya afite nuza kumva indende usanga bavuga ati mwe muhagaze abanza aceho ariko kuri yaguhagarara kwibuka neza umenye ko n'abaturage nuko turi muri COVID-19 baba gushaka bari gupepera bagira bati David rero na reka tujye ku nkuru zijyanye n'ikirunga cya Nyiragongo ariko tutava kuri Nyiragongo mbabarira ngo sabe akantu kamwe nko kuntu perezida aba yaje mu Rwanda na delegation n'iki byose urumva deni kubera iki hakirimo kuboneka ikintu umuntu yakwita nk'inzitwazo ku bihugu bimwe na bimwe kw'ingendo z'abakuru b'ibihugu zinama zigenda zisubikwa n'iki byose bakomeza abantu bamwe bakoza kugira impungenge kandi tujye tubona ko iyo byagiye mu bushake bw'ibihugu bimwe n'ibindi bene izo ngendo ziba zishoboka donc ukabona abantu bashaka kuvuga uti inama ya CAC inama ya East African ntabwo ishobora kubera arusha kubera impamvu z'umutekano saba perezida batanu cyangwa bangahe ariko ukabona aba perezida utajya mu nama ya EAC kubera COVID bahuriye mu ishyingurwa rya Magufuli cyangwa bahuriye i Paris bahuriye i Paris kandi i Paris bakavuga bati nta inama iyi ni ntishoboka ariko kuko idashobotse indi kandi igakunda ese COVID igendera kuri context ngivuga ngo ubwo mwaje mu nama y'ubukungu rero ndabafata ariko ubwo mwaje mu nama y'ubuzima simbafata bamenye kiba kibyihishe inyuma ikibyihishe inyuma nuko iyi si tubamo umuntu avuze ngo isi tubamo ijya kuba nk'isi y'indyarya kandi ubwo buryarya bamwe bashaka no kwinjiza muri politiki na diplomasi ukasanga bwaguye amarembo Denis in fact abantu bakomeza babitekerezaho pe ni gute igihugu cyashobora kwakira abakuru b'ibihugu barimo nk'uko twakiriye umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa ariko ukabona bibaye inama ibihugu bimwe namwe ntibishaka kuvuga ngo inama zikomeze zibe bigende gutya amabwiriza amategeko n'amabwiriza ntibyakubahirizwa ariko ubuzima bugakomeza nicyo dushaka kuvuga kandi icyo ariko twarakivuze n'ubundi no mu twazana kigarukaho n'igihe inama ya Cogama yasubikwaga twakomeje tukibaza ubwo rero sinzi umuntu waduha igisubizo haba harimo katazinda utamenya ariko nibira ko zitaba ari nziza cyane kuko zibaye nziza ingero nk'izi ngizi zagenda zigisha benshi bakavuga ngo reka tugire gutya na gutya na gutya nko mu minsi itambutse kugira ngo nabyumve neza ntabwo tuba dutikura tuvuga ibintu bifatika mu minsi itambutse ko inama yasubiswe yashoboraga kubera muri ibari G5 Sahel muri West Africa nanone na France yagombaga kubigiramo uruhare ariko icyo gihe urabika Macron ntabwo yayijemo ashobora kuba yarikurikiye by video conference ariko nyakubahwa Idriss Déby apfa araza kandi bahura ari perezida benshi nese kuki umuntu atajya mu nama akaza mu gushyingura sibyo reka tusimbuke tuve kuri iyi nkuru twarakaciyeho twigire ku zindi nkuru zitandukanye ubu rero ngo noneho reg
y'u Rwanda iratangaza ko ubu ngubu imurikiye umujyi wa Goma cyane rwose. hata abanyamakuru n'abana beza uyu mujyi mwawuzuminze abanyamakuru n'abana beza ariko u Rwanda narwo buriya rujya rukora utuntu nakwita ko ari udukoryo. niyo mpamvu ari abantu bajya barwibazaho cyane u Rwanda ariko hari ibintu rukora ukabona rwose biratangaje. Reka ngusezeranye rero ikintu kumva biranagutungura noneho kugira ngo kandi duha dusezeranye abantu ibiganiro ariko nta muntu ujya utwandikira dusezeranye abantu kandi biza byose mu biganiro nk'ibi amatopike ntagenda aboneka. ndashaka mu kiganiro gitaha ubizirikane nanjye bizirikane uzateguruka utuntu kudukoryo u Rwanda rugenda rukora tuba dutangaje tunasekeje. ubwo nyine rero ngo kuri Goma ikirunga cyaraturitse ni inkuru uri gusanga no kuri bwiza.com online kimaze guturika. hari centrale y'amashanyarazi ngo yangiritse cyane iri mu centrale zikomeye zagaburiraga amashanyarazi mu mujyi wa Goma. u Rwanda ngo rubibonye gutyo rero bavuga ati ariko murabizi iyo umuturanye bigenze gutya mu busanzwe n'umuco wo kurahurirana byo nitaga kuvumba nawe urashoboka muzane mucomeke hano umujyi wa Goma ngo urimo kwaka amashanyarazi. ati rwose ntago mwagira ibibazo by'inuza mugire no kuba mwicuraburindi kandi duhari turi abaturanyi tereka tubarahurire rwose Goma iraka bagiye kubona umuriro uragarutse. umujyi ujya kungana na Kigali ni umujyi munini ahubwo ushobora kubona uta Kigali mu muntu. noneho ubwo abanyagoma bafite noneho harahiye cyane. umuyobozi wa REG yavuze ko umujyi wa Goma biciye ku muyoboro wa kilovolte 30 uri ku mupaka mutuzo u Rwanda na EDC uzwi nka Petite Barriere. ibice binini rwose by'umujyi wa Goma bifite umuriro ubu ngubu. ariko ngo abantu bakomeje kwibaza ati uyu muriro w'u Rwanda ucaniye Goma bazawishyura bazagera gute? noneho ari aho mu kinyamakuru nazo nsoma bavuga ati ngo yaravuze ati nta wamenya ati bizaterwa n'ibyo tuzaganira ati bashobora kuwishyura cyangwa akaba ari impano ntawe bazishyura umuntu yabahishije inzu wajya kumuzima ntabwo wajya kumwishyuza. wese hari umuntu wishyura kizimyamwoto iyo itumijwe ntawamenya ambulance zo barazishyura ariko kizimyamwoto sinzi niba hari umuntu uyishyura bugiye kuzimya buriya hari umuntu wazimirijwe arayishyura. urabizi ko ayishyura kurimo kunyikiriza si oya ni ubutabazi buriya ziba ari inshingano z'igihugu barabyishyuye biriya mu misoro baratanze. ubwo rero abakonteresigisi baraje bavuga we bafaye urubande yande bose ibintu nk'ibyo ariko abakongomani yo mugane noneho muri Kongo rero ku mbuga nkoranyambaga zaho ari imvugo zisekeje ariko ziba zinaganisha ku makuru nk'aya turimo kuvuga. urimo kubona nahoze mbisoma nimugoroba umuntu urimo kubona ukabona aranditse ngo maze rero ngo kubera ngo urabizi ngo sabotage ngo z'u Rwanda ngo n'iki ngo u Rwanda ngo rugize gutya rero ngo rutenyera ngo ngirarutse. ibyo biruzi ko nanjye nabyumvishe ngo rwo rwatumye rwari umuntu ngo watumye ngo kiriya kirunga kiruka ngo ntabwo kirukishe. n'abakongomani babivuga kandi buriya abakongomani nubwo bari mu bihe bibi nk'ibi tunabifuza kuza kwihangana ariko urwenya ntabwo kabura na brag ariko umenya ko muri Kongo intureka za politiki ubu ntabwo zihagaze neza mu bintu baba bavuga banaciraho imigani Tshisekedi n'abandi bantu bandi batavuga rumwe igihugu cy'u Rwanda bati rwose ubwo muraje muvuga muti u Rwanda niko rwategetse Nyiragongo iraruka cyane. tukivuga rero kuri ibi bintu bya Nyiragongo n'abanyekongo uzi ko bamwe bakomeje babwiwe kuwa kane batangiye kwimurwa mu bice bimwe na bimwe. ni itangazo ngo ryasohotse kuri radio televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RTNC gisomwe n'uriya mu general usigaye uyobora Kivu y'Amajyaruguru sinzi ngo ni general nde amazina yabo nabonye agoye cyane. abaturage rero bakuramo akabo karenge bamwe bagekeza bice za Sake ariko benshi baza mu Rwanda. urumva mu Rwanda hari ibihumbi byinshi byinjiye dore ko bahise banabashingira inkambi aho bita mu Rugerero. mu Rugerero ni hari Igisenyi ariko David nahoze mbona amafoto bari ku mupaka bari kwinjira harimo n'abazungu rwose sinzi riwa oya noneho ngo na Monisco yahunze Monisco yahunze rwose yafatiyeho urumva Monisco yabaga Igoma se iriya Monisco yahungiye kandi iyo nkuru nayibonye kuri bwiza.com online. turaza kubireba mu kanya gusa yarabangiye ingata ariko hano mu Rugerero babashingiye inkambi barimo no kubapima COVID-19. bano bari gupima bivugwa ko ari abashaka gukomeza za Musanze bajya mu yindi miji cyangwa se bazi Kigali. hari ngo ababifuza no kuza Kigali bagafata indege bakajya za Kinshasa ibintu nk'ibyo aba bose bagomba kubanza gupimwa. ariko Deni icyo umuntu yavuga nuko hari muri ibi bintu birimo kuba hano muri Kongo n'ibi tuvuga ku Rwanda hari utuntu tubiri unyemerere natwo umuntu atuvugeho. ikintu buriya Deni ushobora kubana n'umuntu ukagira gute akurushaje ntabwo ziburana ibyo abantu bapfa ibyo abantu batumvikanaho sentiment n'ibisanzwe bimwe nta n'umuntu ugomba no kubitindaho ariko guturana n'ikintu gikomeye rwose. Yesi zibaho ibintu bya Nyiragongo birimo kunzana mu mwuka wo kuvuga ngo
abaturanyi bari abavandimwe urumva kuko ushobora kuvuga ngo genda RDC ngiye ngo ndu Rwanda nzabana neza izo mvuga zikunze kubaho nazo nitutabana tuzabana neza na Pakistan ibyo birakure nitutabana neza tuzabana wenda na Niger tuzabana na Namibia ibintu nk'ibyo ariko umuturanyi bari umuturanyi urabona iterambere ry'u Rwanda sibyo cyangwa iterambere rya Kongo ku mashanyarazi par exemple rishobora kuvamo kumurikira umujyi wanyu mutarimo ufite amashanyarazi sibyo kandi tunibukiranya yuko nkuko tujye mu mateka y'u Rwanda urabizi guheza 1959 n'iki byose ibihugu bya Kongo nabyo ni ibihugu biba bikwiye kubahwa urumva bitwaga Zaire kuko byakiriye abantu benshi byagiraga ama settlement y'abantu b'abanyarwanda zabibwe n'ahandi bose abantu bazi mu bice biriya bya Kongo Kivu y'Amajyaruguru bivuze ngo ibi bihugu ibyo dukora n'u Rwanda rukora n'uyu munsi na Kongo yigeze kubikora kuva no muri za 59 baba barabikoze no kuva na kera cyane no kuba wenda bavuga ngo abanyamurenge muri za magana ngahe ngo bajyanye ngo bajyanye ngamatungo kuragira n'ibintu nk'ibyo ngibyo okay nibyo umwana umwe nigeze kubona kuri YouTube avuga umunyamurenge ntabwo nubundi nubwo abanyamurenge abakongomani ntibikuraho amateka kuko bafite descendance kuko n'abayisiraheli n'abanyetiyopiya b'abafarasha ntabwo bigeze bihakana ko bafite amamoko muri Isiraheli urumva ibintu nk'ibyo ngibyo so nshatse kuvuga ngo rero guturana gikwiye kuba ikintu gikomeye cyane basasaho amaboko byose bakagitunganya kuko ntaho uzajyana umuturanyi rwose kugeza igihe isi izashira no bavuga ngo hari umurongo ngo musate ngo urimo kwitambika ngo uzatandukanya ngo ibihugu ibintu nk'ibyo ngibyo ariko still Kongo izahora n'u Rwanda ari abaturanyi Burundi ntacyo Burundi bwakora ngo bwimure u Rwanda nta n'icyo u Rwanda bwakora ngo bwimure Burundi Uganda Tanzania n'ahandi na Amerika na Canada nuko nabo mu ntero nabo na za Mexique ba Mexique na Amerika bara mu ntambara z'amagambo n'ibintu nk'ibyo ngibyo donc uretse ibisanzwe nk'ibyo biba n'ahandi ariko guturana ni ikintu gikomeye ugomba gushyiramo imbaraga kuko umuriro w'igisenyi nubwo utabitekerezaga ariko niwo muriro w'Igoma airport ya Goma igihe cyose wenda nka airport ya Kigali yagira ikibazo nyine mu buryo bwa convention internationale yakwifashishwa uri kubona ibintu nk'ibyo ngibyo so nkavuga ngo rero Nyiragongo yararutse nta wayiteye kuruka yararutse nyine turayibona ni force ya natire urumva ntacyo twabikoraho ariko biba bikwiye kudusigira amasomo bikasigira amasomo abanyapolitike bigasigira amasomo twega citizens basanzwe byo kubona ngo ibyo nigira byose Rubavu ni nk'iwacu ibyo nkora byose Goma ni nk'iwacu urumva ariko cyane cyane ubutumwa tubuhe n'abanyapolitike politike ziyobora ibihugu bashyira imbaraga mu kintu cyo kuvuga ngo tubigaruke twanabivuze aho kugira ngo duhuzwe na Nyiragongo twahuzwa n'ubushake bw'umubano wacu noneho Nyiragongo ikaba yanaruka ikaza isanga ibisanzwe ngira ngo nayo case ya Kongo tugahozwa nuko turi abaturanyi bwabyo biriya bintu babonaga duhora tuvuga mu bintu bijyanye n'u Burundi ngo helicopters za Rwanda Air Force ngo zagiye kuzimya isoko ryahe hose none se ntabwo uzi ko hari habayeho request yuko ntuze fire brigade y'ingabo za Kenya na polisi n'ibintu nk'ibyo ngibyo aribo abarundi so bari basabye ko bajya kubafasha kuzimya iriya soko ariko se urumva nyine kujya gusaba ubufasha Nairobi wagera byari kubikibazo byari ikibazo bari gusanga ryabaye mu ntabwo byanakunze biriya rero mbona ibintu biba bikenewe ariko ibintu byo kuvuga ngo gufasha inyeshyamba kugira gute n'iki bintu nk'ibyo ngibyo inyeshyamba n'ibi ntabwo bigezweho ntacyo byadufasha urumva abantu bashyire hamwe baye guhuzwa na Nyiragongo niba ari ifungura imipaka yarananye gufungurwa urumva ubushobora kubona akaza nk'inkangu zimeze zigiza nabe n'iki byose ugira ngo byabuze umuturage bigatuna guhungira i Bugande nuko hari umutekano ugira ngo se byabuze umuturage bikabaye hateye icyorezo guhungira mu Rwanda iriya mipaka yafungurwa force ya natire yayifungura cyane force ya natire rero nikore no mitima yacu twese wabazaga ngo Monisco yimukiye nyine yagiye i Bukavu ya za Sake bamwe bagiye Sake abandi baramanuka bajya muri Kivu y'Amajyepfo ariko giye hano hantu nubwo mbangusaba ngo tuzategura ibintu byinshi ubu imitwe y'inyeshyamba yo iba yabonye Monisco yagiye ingabo zigahunga ibirindiro nazo ni abantu tubare ko tubivuga ariko ahantu habarimo ikibazo nazo ziba zahunze zabonye byo kwisuganya n'abajura se ntabwo ubona yuko iyo igihugu kitaza kumvika kugirana ibintu nk'ibyo nagome gacanirwa byose umva basorera mu nzu batari kuba bafite n'uburyo bwo kugira amatara ataka hari umwijima hari ikindi reka twe kubitinda ibintu deni ariko icyo nakubwira cyo iyi force yimura ya natire yimura Monisco urumva
abantu banabicungira hafi muri Kongo. Nge mbona nk'ibi ngibi n'imitwe nk'iriya y'inyeshyamba ishobora kungukiramo. Nabyo birashoboka ntabwo wabyirengagiza. Ubwo rero Kongo irabizi nayo izaba amaso ikomeze kubikurikirana n'ibihugu byacu bikomeze gukurikirana amakuru nk'anga ya hafi, kuko niba ahantu hari igipolisi hari igisirikare cy'ingabo zikomeye nka ziriya za MONUSCO bakoraga amapatrol bagiraga gute, ariko in such absence ntababura kuvuga yuko ishobora kuba opportunity y'abatifuriza ibyiza ibihugu turimo n'akarere muri rusange. Naho gusa tuvuga kuri ibi ngibi bagaragara ko ino case ya Goma ariko ari case iri serious deni. Abantu bashobora kuvuga bati ibirunga ntibirimo kuruka bla 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 n'iki byose, ariko ikintu kimuri ingabo nka ziriya zikagenda ntabwo ibirunga birarangira, baracyafite ubwoba ko gishobora kongera kikaruka kubera niya mitingito irimo gukomeza. Abantu barigoma baravuga rwose ko bagifite impungenge nyinshi, ahubwo noneho baravuga ko bafite n'ubwoba ko iriya mitingito ari amakasire ashobora guhurwaho za gaze ngo zikaba zazamuka zikaba zamara abantu. Ngiye umuntu twaganiriye ibintu bya gaze nazo mbifite impungenge ejo, ariko ntabwo mvango ni impuguke cyane, ashobora kubona ababizi igice ntabamenya. Yarimo avuga yuko kuriya kuntu abantu bavuga ngo gaze ngo yahora n'umurongo igashya n'iki byose, ngo gaze iri mu Kivu ngo ntabwo ishobora gupfa gushya. Ariko buriya muri Kongo ntabwo gaze iba mu Kivu gusa, hari n'ibindi bita amazuko. Irasi gaze se amazuko se biva mu kirunga? Hari ibiva mu kirunga, ariko mu butaka bwa Kongo buriya hari ahantu biba biri, hari ahantu udashobora guhagarara, uhita uhagarara nyine ugakwama ntuhave cyangwa wa mugani. Ubwo nuwambwiye gutyo nyine ngo gaze ngize gutenga ibitaraba combustible igitaracukurwa ngo ntishobora gupfa gushya, ahubwo abandi bakavuga ngo icyo abantu bita gushya ngo tuzabibaza abantu wenda babizi neza ngo ntabwo ari ugushya nyagushya, ahubwo nyine ngo izamutse bujya mu Kivu, ngo ikintu cyabwira abantu ko yazamutse ngo basanga abantu babuze imyuka, iguheza umwuka rwose, itwara oxygene kuri ground runaka, abahari bakabura icyo bahumeka cyane. Ntabwo byoroshye, Imana idutsindire. Umva ko rero bafite impungenge nyinshi. Ntabwo byoroshye, ariko deni buriya nuko wenda tutarabahanga mu bintu bijyanye n'imbaraga z'amanucleaire n'iki byose. Nka Amerika nta bitwara bifite byazi by'ikirunga. Ariko hari umuntu nanjye ejo numvise abivuga ati buriya wasukamo nka cya bombe nucleaire buriya n'icyahita kigisiba ikirunga kikaragisiba burundu. Kiriya kintu ubundi ko nta kintu kimaze ntawagisenya. Deni uti ntawasenya Nyiragongo nkikoze guteza abantu ibibazo, ushaka indi nkuru? Indi nkuru twasoreza, hari abanyamakuru rwose b'Abafaransa bihaye gukora mu jisho intare, bategwa agatego bisanga amapingu bari mu maboko. Ngo byagenze gute? Ngo abanyamakuru b'Abafaransa bashinzwe gutera ubwoba umwami wa Maroc, ngo bari mu mazi abira. Bari mu mazi abira. Urukiko rw'i Paris rurutse gufata umwanzuro wo ko bazaburanishwa mu minsi ya vuba. Ni icyaha bakoze muri za 2015. Byagenze gute? Bagize gutya, bakoze igitabo muri 2012 bavuga ku muryango w'ubwami nyine wa famille royale y'umwami wa Maroc. Noneho banditse igitabo cyitwa Le Roi Prédateur, cyangwa se umwami w'inyamaswa. Bagenda bavuga ibintu byinshi, ubuhamya bwinshi bamuvugaho ibintu byinshi bitera ubwoba, ndetse icyo gitabo cyahise kinaba banned muri Maroc. Ntabwo ubwami bwemeye ko hari umuntu wapfa kugisoma muri Maroc, kuko cyari kirimo kirakritika Mohamed wa gatandatu cyane. Noneho babonye muri 2015 bavuga ati bahamagara ibwami batuzi n'ikindi tugiye kuzana part 2 bya bindi bita blackmailing. Nuko tugiye kuzana part 2. Umunyamakuru umwe bita Rora, ngo ni Eric Rora, abahamagaye ibwami nyine kwa kundi iyo ugiye kwandika inkuru umunyamakuru abizura balansinga, ushaka uruhande rumwe n'urundi cyo muduha amakuru rwose, kuko kuri ya story ivuga ngo umwami w'inyamaswa tushaka gukora part ya kabiri kuri we nyakubahwa mwami, urabivugaho iki? Umwami yahise aboherereza nyine umuntu ugomba kuvugana nabo bagapanga icyo bakora. Noneho barahura, ubwami bavuga ati se nta kintu twakora ino nkuru icyo gitabo tukakihorera. Abagabo rero uwo munyamakuru ni Rora yari kumwe na mugenzi we nyine bafatanyije kwandika igitabo, Catherine, bataye ko buriya muzanye nka 3 miliyoni z'amayero rwose buriya twakihorera. Nese mwami kayi abantu bakize muri Afrika izo note yarazitanze. Reka da yahubwo yese apanga ukuntu azabata mu gatego. Kagatego bagiye bakora amanama za 3 miliyoni baranegosiya zigera kuri 2. Noneho mu nama ya nyuma ari nayo no buriya Catherine we ngo yari yitabiriye, bagiye guhura
babaha ibahasha irimo 40,000 by'amayero iyo yari avance ariko ubwo ibyo biganiro byose bakoranaga ya ntumwa ya Maroc yabaga irimo irabirikodinga yaranabaripotinze kuri polisi uwo munsi rero bahura ngo hari mu kwa Kangahe ari mu kwa 7 muri 2015 bahuriye ahantu polisi nayo iri hanze itegereje ariko nuko nyine byajemo ruswa n'ibintu bitari byo na blackmailing kandi ibyaha n'amategeko kuba wakora inkuru ukajya kwikangisha umuntu ngo urabona rero ngo nutabigenza gutya ngo bizagenda gutya ibintu nk'ibyo ngibyo ni abantu bakwiye kwita bitondera muri media ariko icyo nacyo cyabo abanyamakuru urebye bakurikira ariko rero cyo nkundira n'umurengerazazo bw'isi niba bashaka bazabafunga bazagira gute ako bya bitabo bazabisohora basohore n'ibindi urumva bashaka no kubisorera muri gereza bashobora kwisora muri gereza cyangwa niba nayigemo ariko icyo umuntu yanavuga nuko ubundi nyine abanyamakuru bari babakaze ba bivuga gushaka story nk'iyi ngiyi ubuse turimo kubavuga cyane turimo kubavuga kandi ushobora kuba iki gitabo ntabwo bazakibamo inyungu zari amayero n'ubundi bagize amahirwe bagafungwa kigahita gisohoka n'ubundi cyagurwa amafaranga bakayabona ariko se wowe uzicara wenda ni muri media ntabwo byanze nabi uhora uvuga inkuru z'ubuhinzi bw'ibisheke uhora uvuga inkuru z'ubuhinzi bw'inyanya ngo zagize gute urumva zaboze ngo murabona rwose ng'inyanya ngo zaboze ngo zagize gute ntabwo zikwiye kubura n'ibyo kuko n'ibyo kujya bidutunga twese ariko nyine aba bantu abagenzi bacu nubwo inzira bakoresheje mu vigoranye ariko ni n'abantu b'abagabo cyane abantu bashobora gukereya nyine story idea tugiye kwandika ku bwamo urumva bagashaka abantu babwegereye babubayemo bakabaha amakuru abagiye baba abakozi b'ibwami babandi baba bakubura babagira bati n'uduki mwabogeye mubona tudasanzwe muri ba rugo n'abana beza rwose rero rwose ubutabera buzakora akazi kabwo kandi no kwakira amafaranga nka kuriya indonke ntabwo ari byiza ariko amafaranga y'umwami abantu bapfa kuyakatira n'abakeya kuko yashoboraga no kuyaha nk'impano n'umwami aranakiza afite amafaranga menshi ari mu bami bategetsi bakomeye bafite amafaranga menshi ku isi gusa ikirimo cy'akabazo ni blackmailing iyo ntabwo yemewe ariko ni n'abagabo none mu gushakisha story idea cyane kuvuze neza yuko icyo bazira si icyo gitabo barazira ko iyo ndonke bashatse kwakira indonke ntabwo ari yo rero turayamaganye ntabwo ari nziza ariko Denis byonyine budushobora no kwemera umuntu kubera story idea kubera igitekerezo yagize urumva abantu n'abagabo rero rwose tugenda no kubitindaho tubifurize wenda ibihe byiza mu buryo bazakabira n'amategeko amategeko azareba uko bimeze ariko rero Maroc n'umwami wa Maroc bubahwe rwose ariko ntago birangiye byumvikane ko nabo ari utuntu bafite bifuza ko twajya hanze harimo asubundi bamagana batangaga amafaranga y'iki rega ryo twavuga mu kiganiro ejo bundi umuntu watanze ruswa na warahanwa n'abantu babahaye ruswa nyine ngo tuzabarira mu butabera cyangwa bazayigarama abagabo nabo ntabwo boroshye n'uyu muntu n'uriya mudamu gusa nyine Catherine kabisa nako gakuru kararyoshye rwose aya umuntu wumva story idea yonyine ukavuga utumva sha nishaka izabe developed n'abana be ariko yashyizeho umusanzu nese buriya ntago bashirwa buriya ahubwo bateye bashirwa bariya ntago bashirwa kuri za mudasobwa kiriya gitabo urumva niba nabafunga n'ubwo bakatira wenda reka kizakurikiraho cyasohoka ariko kandi none ntibajya amabuso rero bazitafasha episode ya 3 iya 4 kuko niba aba bantu bavuga ngo bararecordingaga basabwe n'iki ko batabarecordinga abanyamakuru so barakina reka tuzarebe icyo mu rukiko kuko ubona icyaha bashinjwa baragihakana reka dore tuzumva icyo mu rukiko bazireguza reka rero tugane ku musozo w'ikiganiro hirya no hino twabateguriye uno munsi jewe na Denis twakomeje kuvuga ku nkuru zitandukanye twavuze ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron uri mu ruzinduko rw'iminsi 2 yafashe ku itariki 22 uyu munsi ku itariki 28 twavuze kuri byinshi aho yakoreye ingendo discours zavuzwe ibyari birimo de content y'ama discours twavuye muzingo mo gake mu bushobozi bwacu birumvikana kandi ariko tunakubwira ko kurikiye bwiza TV n'uko ngo nawe ufite commentaire uvuga ku ruzinduko nkuru evenement nk'izi n'ibindi nawe n'uburenganzira bwawe mikoro zirahari kamera zirahari studio ngiyi nawe ufite kuba wavuga uti reka nanjye nzagire ibyanjye ibyo nanjye mvuga nshyiraho Denis rero yamvugo ikubiye mu ngingo enye irimo subscribe irimo like share na commentaire nisanzwe tubwira abantu ntabwo twayibagirwa tubwira abantu Denis ngo ikiganiro nk'iki ngiki tubategurira nibwira ko umunsi ku wundi ari ryari ikiganiro cyo hirya no hino cy'ubutaha muri weekend harya turagikora buriya hatambuka ibindi byayisanzure bijya gusa nacyo naho kuwa mbere naho ku munsi wa mbere tuzabageza ikiganiro kindi kizaba nacyo kimeze neza reka rero tubwire abadukurikiye benshi bakomeze kugira ibihe byiza baherereye hose turi mu gihe cya sama akazuba kavuye Denis ibintu bimeze neza rero abantu bakomeze kudukurikira tubashimira dushimira na equipe technique yari kuri kamera batunganya n'amajwi n'amashusho mwebwe mwese nawe Denis mushimira nakoze nawe ikiganiro cyo hirya no hino kuri bwiza TV.com ni nakagaruka buriya ciao